ubu nanjye ndamutse nkize nkagira amafaranga sha natangira kurnya muri po bagti nahera muri po nkambara pampa nk'abana b'abakire nakurya za bombo za lolimpopo sibyo ntacyo ntakora Killaman kuba yarakoresheje miliyoni 60 mu bukwe bwe ni kimwe mu bintu yateganyije byagomba kuzamushimisha abari kumubreminga ngo yagomba kuba yanza miliyoni yarazubatsemo inzu ese undi yari kwiyubaka wo kayiraramo ndavuga ko Killaman nta nka yaciye amabere kuko amafaranga niwe yakoreye anayakoresha uko ashaka bose nta numwe njye gutegeka uko bakoresha amafaranga yabo nubwo tubivuga gutyo hari ibintu buri tuba tutagomba gushyira cyane ku karubanda mana murabizi abanyarwanda twikoreye mu buryo bw'ishyari ikintu kibabaje abantu bari kuvuga Killaman ngo yakoresha amafaranga menshi mu bukwe nibo bayariye gute barariye imikondera sona wabonaga bari kujya kwiyongeza urumva mu kibuga cya comedy the boss wacu ni Killaman Garasiani bamenya bivuze ngo Garasiani we nakora ubukwe azakora ubw'ibihumbi 500 by'amadolari yanatubereye n'inyangamuga ariko sha muri showbiz avuga arerura avuga umubare w'amafaranga yakoresheje abandi ko mu yahisha ariko aka kanya tukaba tugiye gukomeza n'iki kiganiro ariko all in all wowe urimo gukurikirana BigTown TV kubera iki ukurikirana ibi biganiro utarakanda subscribe iyo wayikanzeho gahunda zigenda fresh kabisa maze tukaba turi kumwe buri munsi go by the name Bakti behind the camera hano nkaba ndi kumwe na Mike in front of the camera nkaba ndi kumwe na Byakunuka Sherif yes ariko usigaye wishima none usigaye useka ka nkubwire iyo uramutse iyo ushatse kurakarira iyisi gira gusekera ariko so guseka byo guseka ibishinyitse abyumvise iyo ntabwo ari uguseka komtere no gushinyika nabayiriho nubona bari kugusekera ntuzagira ngo bagusekeye benshi no gushinyika harya qualities z'umu comedian mwiza nizihe qualities za comedian mwiza umukomediye mwiza hano mu gihugu se no in general yeah umukomediye mwiza no umukomediye usetsa adaseka kuko iyo usetse uburi kurya ibiryo by'abakiriya nka Kanyombya Aya n'umusaza wacu turamwemera ntabwo ajya aseka Kanyombya turamwemera n'umusaza wacu ndetse nibaza ko kugera kuri no saha buriya bakanyombya batangiye bakora muri situation itari yoroshye sibyo abandi bo bari gufashwa na situation yoroshye social media cyangwa se technology yoroheje ibintu ariko nta uraruta Kanyombya my friend reka twigarukire kunoza kuri CJ y'umunsi noneho hari story irimo gutrendinga hano mu Rwanda Kigali ahantu hose kubijyanye n'ubukwe bwa Killaman ubukwe bwagenze neza abamwambariye byagenze fresh umugore yaramucyuye n'izindi gahunda zigenda neza ariko noneho nyuma y'ubukwe hajemo story ivuga ngo yakoresheje miliyoni 60 nashizeho akadomo komereza ngaho Killaman yakoresheje miliyoni 60 mu bukwe bwe Killaman yatumije abahanzi bakomeye mu gihugu agerekaho inganzo ngari itorero rikomeye mu gihugu ndetse n'ibindi bitandukanye ubukwe bw'abukorera heza Bakti Killaman namuhamasi nkamukomera mu mashyi Killaman yirwanyeho ese izo miliyoni yavuze nizo kuko nicyo kintu abantu barimo kugarukaho kenshi 60 nizo kuko nyirazo arazihamiriza wowe se urajya kuzihakana ute atari wowe wazikoresheje niba nyiri miliyoni 60 avuga yakoresheje arizo wowe urajya kubihakana ushingiye kuti nta na kimwe gusa right now umbwiye ngo ubu nanjye ndamutse nkize nkagira amafaranga sha natangira kurnya muri po Bakti nahera muri po nkambara pampa nk'abana b'abakire nakurya za bombo za lolimpopo sibyo ntacyo ntakora ariko kujya kubona ukabona babashiki bacu bari kurya za ice cream mu bukonje batazi n'icyo zimara
ubundi ahandi meruka ice cream bazirya mu bushyuhe kugira ngo zigabanye ubushyuhe mu mubiri bitewe igihe bari muri sama ariko twebwe no muri winter birira ice cream barayirya muri Afrika aya hano iwacu mu Rwanda ega muri Afrika ari ibihugu bindi yabisobanukiwe so icyo tukireke ntabwo ari cyo twariho Killaman kuba yarakoresheje miliyoni 60 mu bukwe bwe ni kimwe mu bintu yateganyije byagomba kuzamushimisha intego ye yigezeho wenda umwe akunda indaya undi akunda imodoka zihenze undi akunda inzu zihenze sibyo undi akunda kurya abantu buri wese agira umurongo aba yarafashe aba ari kumubreminga ngo yagomba kuba yanza miliyoni yarazubatsemo inzu ese undi yari kwiyubaka ukayiraramo yatari iyo nzu yari kwiyubaka ukaza kuyiraramo ngo Killaman ngo yagomba gufata amafaranga yakoresheje ngo agafasha abababaye wenda muri we yumvaga atabashinzwe byari byiza bikoze cyangwa se wenda afite n'ubundi buryo abafashamo ese undi reka nkubaze ikintu kimwe bagti ndamutse mfashe ibihumbi 200 nkabirya ngafata ibihumbi 800 nkabitanga nkagira abo mbifashisha kuki muri buze kwita kuri 200 nariye asike kandi bikige nabo baranandambiye ni nkayo Nina ngwino gatoya uduhe analyze ya Killaman yes kose kuki se kubukwe reka ngiye kumwibariza ubu noneho ngiye mpindutse umunyamakuru ngiye guhinduka umunyamakuru ngiye kukwibariza akabazo mbaza ntari hanze aha ariko ukuntu uri mwiza nganyumvira ibyo se bihuye gute uyu muntu turi kuvugana ni mwiza kuva hasi kugera mu maso afite inyuma y'inzu afite mu mpande wembaza afite uruhanga ruharaza umucyo afite igituza cy'umunihira nibyo waruje kumbaza nibyo waruje kumbaza sasa reka tuanze tuvuga ariko reka bagabo dukoze mu buhehesi ushaka kubyumve icyo ni icyaha so nshaka kubaza rero Killaman yakoresheje miliyoni 60 mu bukwe abantu bacitse ururondogoro ku ruhande rwanjye ndavuga ko Killaman nta nka yaciye amabere kuko amafaranga niwe yakoreye anayakoresha uko ashaka bose nta numwe njye gutegeka uko bakoresha amafaranga yabo how about you urabyumva uti nyese ko numva tubyumva kimwe ahubwo nari nagize ngo wowe ntago uri kubyumva kimwe oya ya nari narabibonye kurera kuntu bari kuvuga ngo ntago ugomba guspendinga amafaranga ngana kuriya ngo utarubaka inzu utaragura imodoka ibiki nje numubiribaza ko buri wese ukurikije amateka yiwe n'umugore we wumva ko ari cyo kintu yahigiye akavuga ati ngiye nimbona amafaranga nkiyafata nicyo kintu uzakora igihe yagikoze rero nje ndumva nta kibazo ureba utararengaho ubu Killaman iyo ataza gukora buriya bukwe agapfejo abantu bari gusigara bavuga bati ukuntu yashaka gukora ubukwe shaho ukuntu cyakoreye amafaranga kikaba kiyasize kigenda nta natanu kiriyo sibyo rimwe nigeze kuba ndi sehashika ndwaje papa iyo ni story nshaka kuguha hari umugabo twari twegeranye wari urwaye afite umugore umurwaje uri kugenda asabiriza ibiryo mu bitaro uwo mugabo maze gupfa baramuteruye basanga yiseguye miliyoni 6 aho yararyamye kandi umugore wari gusabiriza ibiryo hehe mu bitaro nkonya gupfa pfu nivukwa ko nkubwo hari utamufuriza kwa pfa ase kuki ukunda gutukana umva ngiye turabyumva kimwe ariko man abana inzara yabariye yabamaze amafaranga arayafite sibyo arayiseguye arayaryamiye na buriya se hashika nkubwira hari abaryamye bamanitse amaguru sibyo ariko biseguye ibyangombwa by'ubutaka nawe unyumvire nasa bishire urumva ko yaguze ubutaka nyine oya yiseguye ibyangombwa by'ubutaka ngo abipfire hejuru ngo hatagira ubitwara uwasanga yarabyiyanditse okay Killaman rero amafaranga yiwe yagombaga kuyakoresha kiriya kintu kuko nicyo yashaka gukora mbere na mbere kiyabona wenda ariko nawe wasanga uri kuvuga nk'umukobwa ufasha none se ariko nagari shemsa wabivuze ni Killaman wari ufite iriya mpango wiwe wasanga uri kubivuga nk'umukobwa nawe ufasha abasore kuyarya
oya sha ntago ariyo mpamvu ariko buri wese aba afite priorities ariko ziwe sereka nkubaza ikintu kimwe wenda nawe turimo tuganira sheri wawe abaye afite amafaranga menshi akakubwira ati ngwino twibanire tubanze tubane si uko amafaranga yo kuri ubukwe nayabura ariko tubanze tumenye ko tuzashobokana nitubona twashobokana dusezerane nagenda cyane niruka kabisa akakwibare ntabyo wakora nagenda niruka bakobwa ukuntu mukunda ubukwe none se nishemusa wakoze biriya bintu ntabwo ari wamubujije Killaman niwe wenyine wabitekereje biriya bintu aravuga nta kindi nzakora ntarakorera umugore wanjye ibirori bimushimisha bitewe n'ukuntu iwabo byari byagenze wumvise background rero urabyumva mbona uri umukobwa mwiza umukarani uri uterura imizigo aramutse akubengutswe akaza kugutereta kandi mu by'ukuri koko abifite ku mutima igisubizo wamuha ni iki byaterwa n'ukuntu ndi kubyumva nanjye namukunze nabyemera namukunze ntabwo yabazize ko ari umukarani simvuze wowe wamukunze mvuze we wagukunze nyine ankunze akabimbwira nkabona byavamo nabyemera ukabona ariko ko namukunda ko namukunda ijambo uvuze nkabona byavamo ko twakundana nyine iki bivamo ko namukunda nanjye atari ukunkunda wenyine nkurikije uko nkubona wenda uko uvuga byashoboka uko uvuga byashoboka ariko nkurikije uko nkubona naho ibihe bigeze ibihe rero ngewe biransiga nsigara inyuma buri gihe nicyo kibazo wabura umwana mwiza nsigara inyuma buri gihe Killaman rero mumureke ariko cya Jojo cyo ntabwo cyamwiteze Jojo wamwiteze noneho uwitwa Bruce Melody Killaman akimara gukora buriya bukwe bukeye bwaho yakoze ikiganiro baramubaza ntiwe ko adakora ubukwe arangije avuga ko ubukwe atari cyo kintu cy'ingenzi kandi nta n'uwakeneye kwe guprovinga ko akunda umugore we umugore we arabizi ko amukunda ntawe akeneye kwereka yuko akunda umugore we uwo ni Bruce Melody yes hari Bruce Melody hakaba na Killaman noneho Killaman we bamubajije ko ibyo ngibyo ararakara no ariko ni hame ko umuntu uba amaze kubona amafaranga kugira ngo yereke abantu ko akunda umugore we agomba nyine gukora ubukwe gusa nanone nubwo tubivuga gutyo hari ibintu buriya tuba tutagomba gushyira cyane ku karubanda mana murabizi abanyarwanda twikoreye mu buryo bw'ishyari ntabwo bizi si twese ariko n'abanyamashyari bajyamo buriya Killaman ampare yo ubushize nakoze ikiganiro hano benshi bajyaho baranuka ngo ngewe mfite ishyari naravuze ngo abantu benshi batashye ubukwe bwa Killaman bahururanye iminzani uzi iminzani icyo yarije gukora yarije gupima ibyo yateguye nibyo biri kutangiye kugenda bigaruka rero ejo bundi Dumba yaramubajije ngo Killaman imbere yo gukora ubukwe bwa $60,000 ufite imodoka Killaman aramubaza ngo imodoka y'iki Dumba aramubwira ati ni gute wakora ubukwe bwa miliyoni ziriya zose utaragura imodoka wenda ntayikunda nta muntu udakunda imodoka ariko se bite byawe nese agenda n'amaguru aho agenda ntagenda n'imodoka ahubwo iyo uvuga ati wenda agenda n'amaguru ngo iyo uvuga ati agenda amaguru cyangwa ukunda igare tukaba tuzi ko atunze igare cyangwa atunze moto it's okay ariko ko Killaman ni umusitari si umuntu wagenda n'ibirenge si umuntu wafagura igare cyangwa ngo agende kuri moto hari uburyo agenda mubajije ikibazo kimwe ubwiwe n'iki niba Killaman akunda imodoka it's okay nubwo atayikunda agenda wowe ushingiye ku marangamutima yawe ngo nta muntu udakunda imodoka ubu ni wowe mayi nyine agenda muki agenda n'amaguru niba aguruka simbizi singendana nawe ntabwo ngendana nawe ariko icyo nkubwiye cyo amahitamo ye niyo amutwara sibyo yatega moto yatega igare yatega iki ariko ntabwo bagombye kugendera kuri biriya sinza kujya kure y'abamunenga ariko njye simunenga sibyo wenda njye nyabonye mfite icyo nayakoresha sibyo gitandukanye n'iki kimwe nuko nawe kuko zigitandukanye wenda njye nicyo njye nayakoresha sibyo ega hari n'abayabyinira mana nese ko mukora ubundi kuki mukora urutonde rw'abaya kuki mwibasira wayakoresheje wayabyiniye we kuki ntacyo mumuvugaho hari umuntu usoza wabyiniye ikintu kibabaje rero ikintu kibabaje
abantu bari kuvuga Killaman ngo yakoresha amafaranga menshi mu bukwe nibo bayariye. Gute? Barariye imikonde rasona wabonaga bari kujya kwiyongeza. Wabonaga bari kujya kwiyongeza my friend. Abantu bapakiye inyama ahubwo bamwoje bariye nk'abataryaga. Ariko hariho nabonye Mitsutsu we neza habuze agatongo azane n'indi sahani. Mitsutsu nyine yabiriye mu buryo bwa komedi ariko arabimanyagura. Mitsutsu yabiriye yaktinga ariko hararya. Eriguriya ni shebuja. Uriya ni shebuja niwe wamumenyekanishije. Gusa ahubwo Imana idufashe nkuko Killaman avuga ati nagura imodoka zantwara kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Biba ari nako bimeze. Byaba ari byiza ku muntu. Ejo nicyo yabwiye Dumba. Yaramubwiye uwitwa Jay live yawe nayikurikiranye. Jay yamubwiye ngo zana momo dukanyishe sinzi niba bavuze gukanya ariko nicyo kimwe. Tizana momo kanyishe tugushakira amafaranga yo kukunga kuko ubukwe buravuna. Killaman arababwira ati abanza kubyumvira. Arababwira ati ntabwo ibyo ngibyo nshobora kubikora mugahita mubyuriraho muvuga ngo yashiriwe none aje gusabiriza. Ariko aranga arayitanga. Yayitanze. Niba bohereje amafaranga niba bohereje bitutsi ntawe uzi icyamugezeho niwe ubizi. Ariko icyo mubwiye cyo nuko nyine Killaman wumve ngo igikorwa wakoze ni igikorwa cyawe ku giti cyawe sibyo. Ikindi ubukwe umuntu akora rimwe kuba yakoresheje miliyoni 30 ndakeka ko 60 miliyoni 60 ndakeka ko nta kibazo kibamo ariko ahantu ari ikibazo nahangaha abanyarwanda benshi bakunda kwanariza ese uriya muntu ni gute wakoresha miliyoni 60 ntabwo urubaka mu Rwanda na butaka ufite na modoka ufite urumva abantu baranariza ariko kuba yakoresheje miliyoni 60 ku mukobwa akunda mu bukwe bwe we yaravuze hari ijambo yigeze kuvuga yaravuze ndetse yarayakoze ubukwe yaravuze ngo abantu kuvuga ngo yagaspiye mu bukwe arababwira tese ubaye ufite ibihumbi 200 ukaryamwe ibiceri 200 n'ufite ibihumbi 200 wabiriye byose uwasesaguye n'indi bivuze ngo ukurikije imibare yaguhaye kuba yarakoresheje miliyoni 60 ashaka ko atunze miliyoni 600 ubizi ute byashoboka ubizi ute byashoboka uziko njye nababwiye nti nyuma y'ibyo byose hari urupfu my friend na uzajye kwirimbi irimbi urizenguruke ureba amafoto ariho nuko bambaye nako nuko ayo mafoto yambaye sibyo hanyuma baguha uburenganzira ucukure winjire mujye kureba ikirimo bivuze ngo ifoto irakomeye kukurusha ifoto uyifotora use kukayimanika hariya igakomeza igaseka ariko wowe ukagaruka muri kamera ukandakarira ushaka gusanga ifoto ikuruta kuko yizabaho n'ibihe byose kandi uzapfa tukubure kisore nka cya BigTown kiryamemo ari inyo zikirye tayari bihuriremo hanze urugero kuri wowe kuno turi kuvugana kandi ukabizanaba bizanaba ko ari inzira yacu twese bizanaba yes abasukobwa benshi bagukundaga cyangwa beza bagukundaga baguhombe ndabeshya ntabwo besha rwose yes inzira tubamo tugomba kuzitwara uko dushaka ariko BigTown njyewe nanze kujya kwicara muri Marriott ngo nanjye nijye mwagafi ntabwo bishoboka ubusenye nanze kujya kunywa icyayi cy'ibihumbi 10 kuri yanzu imeze nk'agacuma yitwa ngo icyo di kuri convention center muri Lodson Hotel nanze kujya kwicaramo se ngo nanjye nijya gafi sintambuka mbona kiriya kintu kigenda kikaraga nane nakinjiramo kubera iki se harabura iki harabura iki inkoko itora uko umunwa wayo ngana ngewe njya mu marangi nkarya ipirawu that is all sibyo gabiza
ahubwo ikintu kintangaza nabariya bitwa ngo bafite ibizu bihenze. Uzi gutambuka muri quartier irimo ibizu bihenze ukumva hahumuyemo ibishyimbo. Hahumuyemo ibishyimbo. Ibishyimbo my friend. Ibishyimbo ni ibiryo byiza. Je nzi ko batabiryo. Ni ibiryo byiza. Byabakire ahubwo. Ibishyimbo. Je ibishyimbo nanze ko ari ibiryo by'abatindi. None se ko bavuga ngo ibishyimbo binganya vitamine n'inyama. Genda birya buri munsi kwa mbere. Ariko binganya vitamine n'inyama. Niba ibishyimbo binganya vitamine n'inyama. Baguranye tukajya turya inyama bakarya ibishyimbo ko rero bihendutse. Bazi ko turema agatima koko. Ariko sha ngo kirya ibishyimbo ngo binganya vitamine n'inyama. Waretse tukagurana nkarya inyama ukarya ibishyimbo. Harya inyama nazo zitera imisuzira nk'igishyimbo. Igishyimbo ryashika kunutsa indi kagenda ikabira. Indi kagenda ikabira. Sibyo? Wasura uri muri bisi ugahita uhindura umwanya ngo batamenya ko ari wowe. Ngweke umusa twese gukora ibyiza biryoshye bitunanira kuko ntacyo dufite. Ariko ufite icyiza wabaho warya. Se mfata ibihumbi byanjye 20 mfite mu mufuka ngo ngiye kujya kubinywera icyayi muri Radisson Hotel. Ejo se nzarya kwa nyina wande, kwa se wande. Ejo rande Rodinance ohora mu nzu. Azambwira ngo nagiye hari tuzina ruko ababyeyi basigaye bita abana. Hari nakazina mperutse kumva umuntu hese umwana we sinzi ukuntu nakabonye ku mupira kuri social media. Mbona ashaka akazina gasobanuye inkende sha. Sinzi ukuntu kari mu cyongereza inyende mu cyongereza yitwa ngo iki? Monkey. Monkey. Hari za baboon, hari za monkey. I think so. Yeah. Ni hafi aho ngaho. Sibyo? Iyo umuntu akiza atangira no guhindura amazina yita abana be. Bimwe bya rukundo na ba rugwiro. Sha byo ni nk'uruhumbu rwo ngurwo. Hari amazina adakandagira mu ngo z'abakire. Sibyo? Hari amazina adakandagira mu ngo z'abakire. Nkayahe? Nkayahe? Amazina ba Valentine warijyana mu rugo rw'abakire. Valentine? Ntago ryagera. Nta mazina y'abakire. Nta mazina y'inyaruguru za Nyagatare za Nyamasheki. Nta Valentine ryakunje. Valentine ndabeshya. Jojo? Wakuntumye umubwira ko utambonye. Nakubonye mana. Nakubonye. Valentine ariko aratwika. Vava. Imana imbwiye ko uzaba meya wa Nyarugenge wowe. Imana imbwiye ko Wibaza niba ijya yimikame itarize cyetse niba ari Imana. Imana imbwiye ko uzaba meya wa Nyarugenge. Sinzi inzira bizacamo. Kora ikiganiro wateguye umvana mu mutwe. Okay. Akatwigarukira. Ni itegeko se meya agomba ko yarize. Nuko rero bimeze. Twaganiraga kuri Killaman. Wikoreye ubukwe bwe buvugisha abantu amangambure. Ya kandi reka twinjiremo gato ya Killaman ni umukozi. Amafaranga arayabona. Birashoboka 100% kuri account ye. Yibitsemo udufaranga twinshi kabisa duhagije. Yes. Noneho gukoresha ubukwe bwa miliyoni 60 ni ibintu bisanzwe man. Gusa wenda miliyoni 60 ni bake bashoboka. Bake. Babashe kugera kuri uwo muhigo. Ni bake. 60 million. Yes. Arya na madolari angahe? Like ni ibihumbi 60 by'amadolari. You understand? 50 na. Ni ibihumbi 50 hafi na bingahe by'amadolari. Ariko atansiyo y'amafaranga ni menshi. Ni menshi cyane. Nawe bitekerejeho. Ibihumbi 60 by'amadolari. By'amadolari. Numvaga mu Manyarwanda nkabibaruko. Yeba ni menshi. Ni menshi. Ushingiye kwikiza. Ugendeye ku yawe. Ako si menshi ugendeye ku ya Killaman.
ese ni iki kintu cya danje wabonye ariye gishoboye gutwara tuvuge nka miliyoni 10 mu Rwanda ikintu wakora cyatwara miliyoni 60 ubu niyo wasambana kuva mu gitondo kugera ko bavuga ko ubusambanyi ari bwo butwara amafaranga ugasambana mu gitondo kugera ku kindi gitondo ibihumbi 60 by'amadolari wabisambanira bagiteri n'abasinzi banywa unywesha ese iriya kontineri yuzuyemo agacupa harimo ibihumbi 60 ahubwo ubukwe bwari ubuyisilamu bwari ubwa kisilamu nta nzoga zarimo nta nzoga kandi inzoga nizo zigira gute zihenda ariko harimo aga question mark nta question muri showbiz biremewe urumva muri showbiz umuntu agomba kwiyaminiya akakubwira ngo ni njyewe umuhanzi wa mbere mu Rwanda ushaka kuvuga ko ari ukwitwikira byanashoboka byanashoboka bitekereze neza uri umuntu w'umusaza nawe bitekereze neza icyo nemera cyo ufite ibihumbi 60 by'idolari nta gihugu utasabamo kujya gufatamo ikiruhuko ngo bakwangire 60 ufite historique bancaire y'ibihumbi 60 by'idolari miliyoni 60 uzifite kuri konti Holiday Miami ugaragaza historique igaragaza ko izo miliyoni uzifite no muri Amerika visa wayibona man abahanzi wayibona urumva secret number 1 y'umuhanzi ugomba kwiyemera ariko secret number 2 tugaruke yatumiye Masamba yamwishyuye angahe tugereranyije Masamba ni inshuti yamwishyuye 200 inshuti Masamba ku kazi ngo inshuti ariko shaka muhungu n'igicenge Masamba yafashe mikoro yaje kukuririmbira ngo inshuti yaramwishyuye yes yishyura inganzo ngari zishyurwa ibihumbi 900 tuvuge ka miliyoni kagiye miliyoni harya ya orchestre icuranga yitwa hari itsinda ry'abacuranzi ryitwa ariko Killaman ntagire ngo turimo turamujajinga ni wowe ubinshyizemo kugira ngo twiganirire bisanzwe turebemo nyine Killaman namushyigikiye nje wavuze ibihumbi 60 by'amadolari dolari ni menshi akoze ni menshi ugendeye ku yandi tugendeye ku bantu bafite batunze ayo mafaranga mu Rwanda batunze miliyoni 60 ni bangahe wenda simbizi ni bangahe turebe ahubwo mu kibuga cya comedy kuko nicyo barimo nawe bafite amafaranga hano mu Rwanda urumva mu kibuga cya comedy the boss wacu ni Killaman ariko se ba Garasiyani bakoze mbere ye sibyo Garasiyani bamenya ubwo tuvuga mu bantu barebwa cyane Garasiyani bamenya bivuze ngo Garasiyani we nakora ubukwe azakora ubw'ibihumbi 500 by'amadolari ninzani Garasiyani yagize kubona interview yataka avuga ko nta dufaranga ngo abone aya icyo gihe n'ubundi nta ubizi icyo gihe views yarazigiraga we yatangaje ko nta ubizi hako dushaka kuba twibwira ko yabona ariko watayabona cyatwe dushaka kuyabona we ntayabone iyo ni imibare ye sibyo ariko urumva tugiye wenda kureba uburyo ikibuga gihagaze sibyo n'igihe abantu bamaze muri icyo kibuga sibyo kandi umuntu arakubwira ati nge nakoresheje ibiceri 200 mu bihumbi 200 bivuze ngo ahari miliyoni 60 zavuye muri miliyari hafi nk'eshatu ariko papa banza ufate gutya miliyoni 1 kubitare ku meza miliyoni ya 2 kubita ya 4 ya 5 ya 6 bara mu binye 10 reka tugende ku 10 noneho imwe twatinda miliyoni 10 miliyoni 20 miliyoni 30 miliyoni 40 miliyoni 50 miliyoni 50 bitwaye iminota ngahe ni myinshi
showbiz is good. Showbiz is good. Nukwiyemera. None washaka ko aza akishira hasi. Ubukwe bwe bwari burimo ubukwe bwanje nakoresheje ibihumbi 500. Yavuze ko ubukwe bwe bwari burimo abantu 1000. Niba bwari burimo abantu 1000 tubaze $160,000 umwe yakonsomye angahe? Ibihumbi 100. Wapi? Abantu 1000? 1000 muri $160,000 umunsi gusuru kubarangahe? Ibihumbi 100. Ibihumbi 100 n'ubuze. Ndimo nagira ngo nyine za $60,000. Fata $60,000 ugabanye n'abantu 1000. Ariko none ufata kuva ku nkwano. Ashaka yarakoye nka $25,000. Aho ya 30. Yes. Wenda yakoye $30,000. Izindi 30 zisigaye zarangiza ubukwe. Killaman yari ariko ikigaragara $60,000 zahemba n'abatumirwa n'abitabiriye bose bahemba. Mpereza ubundi mwamuretse Killaman. Niko mwamureke miliyoni ze. Abatashye ubukwe barabategeye. Abatari bafite uko bagenda. Bose barategewe. Yeah. N'abagiye muri after party. Ariko bamategeye ikizi? Taxi voiture cyangwa? Ama bike. No, na moto man. Ni moto. Moto? Abagiye muri after party. No, kukwemeza ko Killaman afite n'amafaranga. Nijoro yari kuri live n'undi muntu Dumba. Aravuga ati noneho ushyiraho akamomo iyo umuntu avuye mu bukwe biba bimeze nabi. Aravuga ati ne wamoke. Mu byihorere. Ngiye ningira ikibazo nzababwira muyame. Yanga kuyishyiraho. Oya. Mbo. Umva wampereye vava. Ariko hari umuntu wari wakora ubukwana mu Rwanda ngo burute ubwa Debeni. Nimumbwire hari umuntu wari wakora ubukwe burutu bwa Debeni mw'iki gihugu. Wenda Debeni yakoreshe $300,000. None se yakoze ubukwe burutu bwa Debeni. Abantu bariyemera burya ikintu ntahagazeho njyanirinda kugisemura. Abyumvise? Ba hano umuriro ushokwa. Ubwo rero neza. Ubwo mbo gusa ko nanye ngarutse nyuma. Sentamwe wavugaga ari ikizu kizenguruka niwo bwabereye. Ubwande? Ubwa Debeni. Ese bwabere muri convention? Nje nakoresheje $1,000,000. Bagti kugira ngo kuri limousine bicehe. Bagti ngiye kugusaba uduhere yarite. Sibyo? Utatubeshye. Ugereranyije wenda ni wabaze neza. Wakoresha amafaranga angahe? Nka $10,000,000. Kandi icyo gihe Bagti waratwikaga. Ariko hari muri ibindi bintu. Ako oya $10,000,000 se. Ariko 10 zo zirashoboka. Sibyo? 10 ni bisanzwe niyo budget isanzwe. Budget y'inyuma. Kabisa. Ariko wazatubabariye. Wenda kuri umunyamakuru ukadusurira Debeni. Sibyo? Ukatubariza Debeni. Erega natwe impamvu amafaranga dushaka kuzayagira. Tukamenya natwe revo ikizi. Ndakwiyamye. Jese ndakwiyamye. Babarira. Hagoze bite byawe? Kuki ushaka kugendera kuri budget y'abantu? Wigeze wumva umuntu watutse ngo aragapfa dakize? Ubyo nawe niho kunuka ngo ndagapfa dakize. Hariho n'igihe wakora ubwa $1,100,000. Kuki ze wumva nawe uzakora ubwa $60,000? Gusa bajya bavuga ngo ukayica mu kanwa ka nyirayo. Yamaye nka data. Ibyo byose mbyumvise. Ni kuvuga? Ubwo nshatse kuvuga ushinja Killaman ko yakoresha amafaranga menshi. Wowe uri kwiyica. Killaman ariturije. Yego. Amafaranga ye yakoresheje mu bukwe. Ibi barya pe. Bibarya. Aramaze. Wumva yarakoresheje menshi namukube kabiri. Yegora. Uwarongoye yongera arongorore. Suko. Sibyo. Ujya kumenya ngo umuntu yashingiye ngo ntanze afite. Ngo nta modoka. Yahisemo icyari kimubaje nicyo yashakaga. Kandi noneho icyiza cye yanatubereye n'inyangamugayo ariko sha muri showbiz. Avuga arerura. Avuga umubare w'amafaranga yakoresheje abandi ko muyahisha ariko. Yegora. Ko muyahisha. Nimbe nawe yaratubwiye avuga ati ubu $60,000,000 nakubise hasi. Bamubaje ati ufite imodoka?
ati nge nagura imodoka ariko se bagiteri umva se ceceka nagura imodoka nagendamo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru zitandukanye umunsi uwo muntu ntabwo ari mugenzi wacu yagura imodoka zamutwara kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ahinduranye uwo muntu ntabwo ari mugenzi wacu nta nubwo twari tukwiye no kuba tumuganiraho ushobora kuba ari urugero yatanze oya yabibwiye Dumba na Jay bari live on Instagram sister ntiwabyumvise njyewe nifitiye amatsiko yo kuzareba ubukwe bwa Bruce Melody ariko nawe uramwemera Shamero turamwemera wazamubajije wazagiyeyo baragutumye ngo uzakoreshe Ben ikiganiro wazamukoresha ikiganiro wazimava adakora ubukwe ariko uzi Ben kunesa ahita avuga ahita yisekera ngo umusaza ngo ibyo reka tubireke umusa ahita avuga ati reka tubireke Ben ngaho nta kintu yagusubiza umusaza reka tubireke ariko bagti ndashaka ko next time dukora ikiganiro kiri duweri tubeje nge ndabigusabye dukora ikiganiro kiri debate nk'iyi tukayikora turi team ariko by video man sibyo reka dusettinge kwanza ile gahunda ubutaha kuko turi gutegura BigTown live dukora ikiganiro ni njyewe nzaba ngikoramo nk'umukozi ni wowe ukiyoboye ni njyewe uzajya nyobora icyo kiganiro sibyo ikindi kandi ni ikiganiro tuzazamuramo impano zitandukanye kuriya uvuga ngo nzi kuririmba nzi kubyina impano tutazashyira muri yo kuroga no kurya abatemarigwe barahari tuzabatumira kuko kurya ni impano ariko simpamya ko hari uwakundira mu ijoro ryo kurya muri iyi minsi iyi minsi ntabwo yakwinjiza mu ijoro ryo kurya wakwinjiramo zakunuka yo zakunuka ndagukunda zakunuka mwitayeho nza kujyana hose tuzaza ku mazi nge mwere ku muhendo ndetse n'abahanga baturutse imihanda mu byiza nyaburanga tugere mu birunga tugere mu mashyamba mwere ku busamabo n'ingwe bitatse u Rwanda come on okay thank you so much twumva twasoreza aha kabisa hanyuma ngajya gushaka ahantu muri udushyimbo tw'ijana na capati none aje ibishyimbo byazamuye babyita igikomando ibyo ngibyo igikomando wowe wavuye mu baryi ibyo ngibyo ngewe ndacyari ku rwego rwo kwirira capati n'andi udushyimbo igikomando ni capati 3 n'ibishyimbo karabeshya we nta kigenda But thank you very much to Agiye team. We are together. See you next time. Estamos juntos. Obrigado. Amigos. Estamos juntos. Até amanhã. Bye bye. Tchau.